ariko nkunda kuvuga ni mukomere, muzaba intwari, muzagera kure. Icyo bibutse yuko papa wabo yabasize ahantu ngo agiye kugura irindazi ntiyagaruka. Njye rero Marayika Murinzi namaze gusobanukirwa ko yashyizweho na Madamu His Excellence, numvise areba kure kandi ndanamushimira cyane. Ndanamushimira cyane ko yafashije benshi kuva Jenoside yarangira. Twamwumvise nk'umubyeyi, yatabaye abana benshi, n'ubu kuba yashyizeho rero Yes, reka mbasuze mwese kandi mbifurize ibihe byiza mu bice bitandukanye byose by'igihugu murimo. Turi ikinyamakuru Ijambo ry'Umwana akadomorwa, iyo ni website yacu. Hanyuma tukabana Ijambo ry'Umwana TV, abo nibo twebwe kuri YouTube. Mu biganiro bitandukanye tubategurira byose bigaruka ku mwana, ubuzima bwose bw'igihugu, ubuzima bwose isi bayemo, ubuzima, uburezi, ibikorwa remezo n'ibindi bitandukanye. Twebwe tureba kubigaruka ku mwana. Ingengo y'imari nitangazwa uzasanga twebwe turi kureba ku mafaranga azajya mu bikorwa bigaruka ku buzima bw'umwana muri rusange. Icyo nicyo gitangazamakuru cyacu. Uyu munsi tugiye kuganira kuri Marayika Murinzi, ugiye mu mateka n'umuco by'igihugu cyangwa se by'Abanyarwanda. Usanga iyo umwana yagiraga ikibazo runaka, umwana ari mu kaga cyangwa se agiye kwinjira mu buzima bubi, abamukikije cyangwa se abandi bagize umuryango nyarwanda, niba hari bene wabo, bafataga uwo mwana bakamwitaho. Niba kandi ntabahari, abandi bari mu maso y'uwo mwana ntabwo bagombaga gutuma yandagara. Hanyuma uwo muco wagiye ukomwa mu nkokora n'ibintu bitandukanye, usa naho ugenda ukendera. Ariko mu 2007 umuryango Imbuto Foundation ni umuryango uyobowe na nyakubahwa Madamu wa Perezida wa Repubulika, Madamu Jeannette Kagame, agarura uwo muco mwiza, agarura umuco mwiza wo gushyiraho ababyeyi hirya no hino mu gihugu, mu turere twose tw'igihugu, bagomba kujya bita ku bana badafite kivurira bitewe n'impamvu zitandukanye, hanyuma bakabitaho nk'abana babo. Buri wese cyangwa se mu bihe bitandukanye mwumvise gahunda yo kwita ku mwana wese nk'uwawe. Niyo gahunda yari igarutse kugira ngo hatagira umwana ukurira mu buzima bubi, umwana ujya mu bibazo kubera ko yatakaje umubyeyi cyangwa se habayeho impamvu zitandukanye zituma atari kumwe n'ababyeyi be, kandi nyamara birumvikana ko nta ruhare aba yabigizemo. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro, mbibutsa ko nibiba nta gihindutse ku itariki 30 mu makuru dufite z'uku kwezi kwa gatanu, nuko kuri Petit Stade hazaba hizihirizwa umunsi mukuru cyangwa se umunsi hizihizwaho iyi gahunda, iki gitekerezo cyiza cy'aba Marayika Murinzi. Reka mbibutse ko mu 2015 ubushakashatsi cyangwa se inyigo yakozwe yerekanye ko ba Marayika Murinzi bagera ku 4,158. Hanyuma mu mwaka wa 2024, umwaka ushize, bari 3,226. Bose hamwe aba bose bakaba bita ku bana bari munsi y'imyaka 18 badafite kivurira cyangwa se bari mu bibazo
bitandukanye. Uyu munsi rero mu kiganiro murabona umubyeyi uri imbere ya kamera zacu, niwe tugiye kuganira. Ni Marayika Murinzi, ni umwe muri abo benshi biyemeje kwita ku bana bafite imbogamizi zitandukanye cyangwa se batitaweho ku mpamvu zitandukanye. Nibyo rero tugiye kuganiraho. Nguhaye ikaze, reka nawe tumuhe ikaze atubwire amazina ye, atubwire na hano mu rugo rwe twamusuye, hanyuma tuganire byinshi kuri Marayika Murinzi, ku rugendo rwe, ku kwita ku bana, ku byishimo byo kubona ari hagati mu bana nabo bamwizihira nk'umubyeyi. Ikaze. Murakoze cyane. Nitwa Nyabuhoro Regine, aha Musanze niwanjye mu rugo, hitwa mu mudugudu wa Kabuhunde ya mbere, akagari ni Kagugu, umurenge ni Kinyinya, akarere ni Gasabo, mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali. Urakoze cyane mubyeyi mwiza, uri umwe muri ba Marayika Murinzi barenga 3226 niba ntibeshye. Nibo twabaruraga umwaka ushize ko aribo bari kwita ku bana b'Abanyarwanda hirya no hino mu gihugu. Urwo rugendo ni urugendo watangiye ryari? Umunsi wakira izina ngo Marayika Murinzi. Murakoze cyane. Aba bana nabakiriye mu mpera za 2020 mu kwezi kwa 11. Mbakira ari abana babiri b'inkurikirane bava inda imwe. Umwe yitwa Karebu Samuel, undi akitwa Keza Karabo. Mu by'ukuri abo bana baciye mu miryango itandukanye igera kuri 5, n'ayo mazina ntabwo ari ay'ababyeyi babo, ahubwo n'ayo bagiye bitwa n'ababyeyi babakiriye. Umubyeyi wabakiriye mbere bavuga ko yabaga mu murenge wa Ndera, niwe wabahaye ayo mazina. Mbere yuko dukomeza turaza kwinjira neza, tugere ku rugendo rwanyu rwo kwakira abana, tugere ku mibanire, tugere kuri byinshi bitandukanye. Ariko reka dufashe abadukurikiye. Marayika Murinzi ni muntu ki? Marayika Murinzi ni umubyeyi wese wiyumvamo ubumuntu cyangwa se ububyeyi, akumva yakwakira umwana uri mu kaga, cyane cyane badafitanye isano, akamurera nk'uwe kugira ngo agire aho amuvana n'aho amugeza. Murakoze cyane. Mu nkuru za buri munsi dukora tujya twakira inkuru ati aha n'aha habonetse umwana utari kumwe n'umubyeyi mu buryo ubwo ari bwo bwose butandukanye, ariko birumvikana ko atari ahantu umubyeyi ufite ubumuntu wese yasiga umwana. Ni ku muhanda, ni mu gihuru hafi y'inzira, ni hehe. Abana mwabakiriye ryari, hehe? Abana nakiriye rero rimaze kubivuga ko nabakiriye mu mpera za 2020 Covid irangira. Hanyuma byabaye ngombwa ko menyesha akarere ka Gasabo ko mfite abana mu rugo. Akarere ka Gasabo ishami rya NCDA bansaba yuko naza kugira ngo barebe kuko niba abo bana babafite. Mpageze rero nsanga abana bafite imyirondoro yabo, ariko umuntu wari ubafite yaramaze kugaragaza yuko atagishoboye kubafata ku mpamvu ntamenye izo arizo. Akarere ka Gasabo nagiyeyo urebye nenda kubamarana umwaka. Ndagenda njyayo, bampa kontra yo kuzuza. Hari iyo baguha yo kubafata burundu cyangwa se ni nko kubarerera leta mu gihe gitoya. Rero mbafata mu rwego rwo kubarera. Bampaye icyangombwa cyo kuzuza, nkizana ku murenge baragisinya. Abana bajya muri systeme, bajya ku mwirondoro wanjye, ubu ndabarera nk'abanjye. Murakoze. Uwo munsi uhura n'abo bana, ubakubita amaso bwa mbere mwinjira hano mu rugo, uwo munsi wari uteye ute? Murakoze. Mu by'ukuri ni umunsi wangoye kuko nari nuzuye agahinda n'amarira.
nibazaga ukuntu umuntu yabyara umwana n'ukuntu kubyara bibabaza, bivuga nk'umubyeyi igise kirababaza, ugafata umwana ukamwikura ukajugunya. Byabaye ibintu bindemereye cyane ku buryo abana baje bababaye ariko nabarushaga amarira. Narabarebaga buri munsi nkibaza, isaba ababyeyi koko ubu biyambuye abana bameze gutya, ubu ni bantu ki? Nkumva ni ibintu bindenze. Ntabwo byari ibyishimo mu muryango, uko twese twaratangaye turanababara. Ari abana banjye mbyara, mfite abakobwa 2 bakuru, ari umwuzukuru wanjye nari nyifite, bose twese twarababaye. Ndetse n'ababyumvise izo nkuru ku rusengero barababaye, ariko barishima baravuga bati byibuze tubonye umuntu ushobora kuturusha ubutwari kandi adafite kurusha abandi, akaba yakiriye aba bana. Hanyuma abana barinjiye, urabakiriye, ubuzima bwakomeje gute? Abana mwababonaga mute? Abana rero maze kubakira, nabakire nk'uko wakwakira undi mwana wese uje akugana. Ariko mbona ngiye gutangira neza kuri zero, nubwo bari bakuru bazi kuvuga, ari abana bagenda, atari abana biyitumaho, urwo rugero bararurenze, ariko nasanze bari bafite imico idahuye n'iy'umwana waba warezwe n'ababyeyi bombi akabitaho. Ntangira urugendo rero rwo gusa nkaho umuntu ahangana, usa nk'ugorora, ushyira mu murongo, umwana atabyumva, akubwira ikintu kiremereye, ukibaza se Mana aba bana nzabarera gute, nzabigenza gute? Igihe cyose, umunsi wose watambutse kugeza uyu munsi, nibazaga niba uri burenge. Nkumva abana nabasubiza. Urundi ruhande nkibaza ese ari wanjye byagenda gute? Ngenda nkomera, ariko ntabwo ari urugendo rworoshye kurera umwana usanze afite indi mico, utigeze utangirana nawe ngo umubwire ngo sigaho, noneho ukaza wowe ushobora kumubwira ngo sigaho, ubwo nawe akakubwira ati kikireke. Ni ikibazo. Ariko ndashima Imana kuva natangirana nabo kugeza uyu munsi byagiye bihinduka. Ubu ni abana beza, ni abana naratira umuntu uwo ari we wese, ni abana aho bageze buri wese yabafata akabashobora, kuko bafite disipurine, bafite ikinyabupfura. Nanjye numvise ko ibyo baciyemo byari byaratumye bamera nk'inyamaswa, badafite umuco wa kimuntu. Gerageza kubyihanganira, none mbona basigaye bameze neza, bari ku murongo. Imana ishimwe ko bari mu mbabazi z'umubyeyi, niko navuga. Hanyuma ntekereza ko nabo ku kigero uko bagenda bakura, bagenda babona ko bari kubona urukundo rw'umubyeyi, ku buryo nabo mu myaka ya vuba cyangwa ya kera cyangwa se n'ejo cyangwa na mu kanya bari buze gukurikira iki kiganiro. Uko bagenda bakura, ubona ni gute bagenda bisanga nk'abana bashobora kuba batarigeze bahura n'icyo kibazo? Uko bagenda bakura rero bagenda banyegera, kuko umwana utabyaye biragoye ko aza ngo aguhamagare papa cyangwa se mama. Binjiraga mu nzu bakavuga ngo harya ngo mama Fieta arihe, ngo nyoko arihe. Ariko sinzi ukuntu byagenze, najya mva ku kazi abana bakampobera, nkabona ko nabo bahindutse, nanjye bituma ndushaho kubegera. Mbese mbere byari nko guhangana, ariko bandemyemo icyizere, abana bakajya bampobera, nkumva n'abana banjye nanjye nkabahobera. Nimugoroba tugasenga, mu gitondo nkababaza uko baramutse. Ibintu bigenda biza, umuntu yegerana nabo. Rimwe na rimwe n'abandi mu rugo ngiye kuryama ku manywa nkababwira ngo baze turyamane, bakabyuka bishimye banezerewe, bakavuga ngo mama ndumva ari aho hari ako kantu katurutse. Kuryamana nabo niho haturutse akantu ko kumbwira ngo mama ngo noneho turanezerewe. Kuva icyo gihe rero kugeza uyu munsi banyita mama. Mbese barahindutse pe, sinabona uko mvuga. Uko bazakura urukundo ntekereza ko ruzagenda rwiyongera, ubusabane umwana agirana n'umubyeyi bukiyongera, ku buryo umunezero uzagira ntaho uzaba uhuriye na cya kindi wibazaga, bavuga uti uyu mubyeyi wataye aba bana. Donc ibyo ntekereza ko bizagenda bisibangana. Sinzi niba ariko namwe mubibona hazaza. Nanjye niko mbibona. Niyo ababyeyi babo bageraho bakaboneka,
ariko ahantu bari biremyemo ubwabo icyizere ko bariho kandi ko bagomba kubaho. Nanjye bituma ndushaho kubakunda, umuryango wanjye urabazi, mbese barisanzura pe, barisanzura. Nkabona ko ejo hazaza habo hazaba hashimishije buri wese ahifuza. Ukomeje ku kuba umuryango bazi, ese mubakira hari abandi bana mwari mufite, hanyuma imibanire yabo noneho bo hagati yabo yatangiye ite, igende kuri te? Nari mfite umwana muto ari kuri mu kigero cyabo, umwuzukuru, kuko abakuru bo nta kibazo bari bafite. Ntago byahise biza, babanje gusa nk'abahangana bakajya barwana buri munsi, bamuhereza ikintu ati iki ni icyanjye, yajya gukaraba eswime wamuhaye ati iyi ni iyanjye, umuntu wo muri famiye yaza cyangwa se inshuti yabasuye, mbese buri kintu cyabo bakacyita izina, kuko bansuye bavuga ngo baje gusura abana nakiriye. Niba bazanye fanta ntago wumva ko bagomba kwisangira n'abandi, yabaga ari yawe. Niba ari umugati wabaga ari uwawe, undi muntu yakoraho, rero bikaba ikibazo. Bikaba bigaragaza nyine yuko abana bari bafite ubwigunge bwabo, bumva bizengurutseho, nta wundi muntu ushobora kwinjiramo. Niga rero kujya mbagabanya ikintu icyo ari cyo cyose. Iyo fanta yabije nkabagabanya, nkababwira mujye musangira, nkabigisha, bagenda babohoka, bamenya yuko nta kintu noneho kiri icyabo bwite, ahubwo ibintu by'umuryango byose ari ibyacu. Nabo birumvikana n'urugendo rwagombaga kubaho, haba kubinjiye kugira bisange mu bo basanze n'abahari babakire. Ubwo narimbajije icyo kibazo kugira hari abatekereza ko kuba umuntu yakwakira umwana byanze bikunze hari impamvu zabayeho zishobora kuba adafite urubyaro. Mwebwe mwagiye kwakira bari abana, namwe musanzwe mufite abana, mu buzima busanzwe mukora iki? Hanyuma ubundi icyabasunikiye cyane kubakira ni iki? Kuba narakiriye abana si uko ntabyaye. Mfite abana babiri b'abakobwa, umwe ni mukuru afite imyaka 30, undi afite 25. Uwa 25 nawe akaba yarabyaye undi, ubwo ni umwuzukuru wanjye. Abo bana rero njya kubakira, icyo gihe naracuruzaga, nari rwiyemezamirimo nikorera. Nza kubona rero akazi ku rusengero nsengeraho kuri Noble Family Church, n'ubundi nita ku bana. Ariko icyansunitse si uko nitaga ku bana, ni uko ngiye nkunda abana muri nge, nkunda abantu muri nge, numva nta muntu wababara mpari. Byaba bike byaba byinshi twabisangira. Ni muri urwo rwego rero numva umutima wanjye wari mugari, ndabakira rwose kugira ngo nabo bagire ubuzima. Karakanyuzemo uyu munsi wa none, abana bamaze kwisanga mu muryango, niko navuga, ni mama n'abana. Ubu bariga, ese niba biga bihagaze bite? Abana barisanzura mu muryango. Umwana mutoya wa Karebu namwakiriye ahita ajya kwiga muri nasari, niwe yahereye, ariko ahatangira bitagenda kuko yari ameze nabi, nawe afite imirire mibi, imisatsi yaracuramye. Ariko mujyana kuri urwo rwego nyine gahoro gahoro, nasari arayirangiza, ubu ari muri primaire, ageze muri P2. Hanyuma mushiki we namujyanye mu wa mbere, usanga kwiga rwose ni ikintu kitababamo, byaranze. Ndumva nakeka hari ko ari trauma iri ku rwego rwo hejuru, kuko iyindi mirimo yayikora, wamubwira utoza amasahani, wamubwira uti kubura, ariko iyo bigeze ku kintu cyo kwiga, esprit ya concentration, kwita ku byo arimo, byaranze, biri hasi cyane, amanota yabo ni make. Uyu munsi byanze bikunze, niba ari nk'iyo trauma wenda atarakira, turi mu isi y'ikoranabuhanga, isaha n'isaha zareba iki kiganiro. Aba bana ni ubuhe butumwa ubaha
iyo mwicaye muganira kwa kundi baba bakwisanzuyeho, ni ubuhe butumwa ubaha? ubutumwa mbaha ni ukubakomeza, kuko bamaze kumenya neza yuko ababyeyi babo babataye, barabizi. Ariko nkunda kuvuga nti mukomere, muzaba intwari, muzagera kure, nkababaza ibyo bumva bazaba byo. Uwo mutaye yarambwiye ati jyewe nzaba umupolisi, ati ndi n'umutekano w'igihugu. nkamubwira se uzaba umupolisi gute udakwinda kwiga, utabishobora, ubyanga, bizagenda gute? Ati mate rega ntabwo ari njyewe, ati nanjye mba nabyize ariko sinzi ukuntu bigenda, ati nkabyibagirwa. Rero nkumva ubutumwa nabaha uyu munsi ni ugukomera bakaba intwari, ni ukwibagirwa amateka baciyemo, kubera ko hamwe n'Imana nanjye n'ubushobozi bwanjye nzi neza ko bazagera kure, ndabyiringiye. Nicyo nari ngiye kukubaza ku nzozi zabo, inzozi ufite ubona bafite ariko mwagisubije. Barabana ni iki batekereza ku babyeyi babo? Mu biganiro mugirana mubona hari icyo bajya batekereza ku babyeyi babo? Hari umunsi rero twigeze kugirana ikiganiro muri 2024. Ngiye nkunda kwandika cyane. Ahari no umuntu aba afite ibintu byinshi byo gukora. Ntagara kugira ibintu byinshi byo gukora, ariko hari igihe umwana akubwira ikintu kumva kiragutushije, gikoze ku mutima, kumva ntiwakireka. Icyo gihe twari twariye rwose, hariho agafiriti, hariho n'inyama. Si ukuvuga ko n'ubundi tutazirya, iyo twazibonye turazirya. Ariko hari ukuntu bajya bisanzura bakareba nko ku musambi, noneho bakambaza ngo ariko ma ubu koko hari umuntu wadukura aha akajya tujyana ahandi hantu? Nuko rero mbabajije barambwira bati rero twagiye duca mu bintu bitandukanye, umukuru we yibuka neza iwabo, ariko ntiyakubwira ngo ni hehe, ntiyakubwira ngo nyina yitwaga nde, ntiyakubwira ngo papa yitwaga nde. Gusa mu bintu yarambwiye ngo mama we ngo yitwaga mama Sisiya, ngo yari atunzwe no gusabiriza, hanyuma papa we ngo yatwaraga amatafari. Ubwo rero mu nzozi zabo bambwira ko nabo bazaba abantu bakomeye, nabo barabivuga. Nanjye nkavuga nti rero rwose muzakomera, muzaba intwari, ndabankuraje mu byo bavuga kugira ngo batere imbere, kugira ngo bisanzure. Uretse kuba yibuka ko mama we yari mama Sisiya, hari ikindi ajya yibuka ku buryo avuga ukavuga uti byari byo byose yaturutse aha? Nta hantu bajya bavuga. Icyo bibutse yuko papa wabo yabasize ahantu ngo agiye kugura irindazi, ntiyagaruka, ntabwo yagarutse. Akarere niko kansobanuriye yuko ise yabasize ku rusengero i Masoro. Ariko bo nta kintu bibuka pe, ntacyo bibuka, kuko n'imiryango bagiye bacamo nk'uko abandi bagiye babimbwira ntibayibuka. Umumama bibuka nuko nawe yabazanye ari bakuru, ariko barajya bambwira ngo niba yaraduteruye dusinziriye, ngo niba byari bimeze gute, ngo ntabwo tubizi. Inzira bibuka niyo kugera hano, kuko bazi ko uwo mama yabashyize mu modoka akabazana hano, ibyo barabizi. Hanyuma kuri uwo mugoroba wari uvuze uti waranditse? Naranditse. Mwanditse iki? Sinzi niba nabisoma byose. Ntacyo ikitagira ingaruka kuri wa mwana turi kurera? Ntago cyagira ingaruka. Icyo gihe hari hashize iminsi mbaguriye n'imyenda mishya, noneho umwana rero arambwira ngo agiye kumpa ngo amakuru. Uwo mukuru yitwa Keza. Noneho arambwira ati mati turagushimira ko udukunda kandi Imana yaduhaye umuryango mwiza. Ati mama yitwaga mama Sisiya, yajyaga gusaba mu mujyi, hanyuma agasiga dukingiranye, bataba badukingiranye bakadusiga hanze, bagataha nijoro batanatetse. Ati rero ati twabaga mu cyaro, icyo cyaro ntago bakizi. Ati papa wanjye yatwaraga amatafari yo kubaka, nyine ahantu bubakaga ngo niwe watundaga amatafari. Noneho bavuga uwo mama wundi nyine aho bavuye, baravuga bati rero kwa mamiho ntago tuzi uko twahageze. Urumva bagiye baca ahantu hatandukanye, baza kwiro turuvana aho ngaho bahari, bati kwa mami ntago twazi uko twahageze, niba twari dusinziriye, niba byaragenze gute ntago tubizi. Atari kwahaho tuzi ko mami yatuzanye, atubwira ko atuzanye ku mama mwiza ukunda abana.
ni ayo makuru rero bampaye bibuka. Impamvu nabyanditse numvaga ari binshimishije kubera ko uwo munsi barisanzuye nanjye ndandika. Ndimo gutekereza ukuntu wari uteze amatwi kugira ngo hatagira n'ijambo na rimwe rigucika bakimara kukubwira, uwo mwana akimara kukuganiriza ibyo mu mutima wawe wari umeze ute? Nari nishimye cyane mvuga nti Imana itangiye kubabohora, ubwo batangiye kumbwira ibi n'ikindi cyose bazajya bakimbwira, kuko ubundi baracecekaga, harimo no kuntinya atari uko wenda ndi umuntu mubi, ahubwo ari cya kintu cyo kuvuga ngo uyu si mama ntitwakwisanzura. Ariko guhera uwo munsi bavuga icyo kintu hari kuri 26 z'ukwa 12 2024, nuva umwaka wenda kurangira. Reba rero kumarana abana imyaka hafi 4 utaramenya ikintu na kimwe batekereza, niyo bakivuga bagahita bongera ya magambo bakayamira. Ariko guhera uyu munsi barisanzura, numva ari nk'urufunguzo, hari nk'igitangaza Imana yankoreye. Bajya mu nzira bahura n'umuntu akababwira nabi barabimbwira, hari ubambuye, hari igihe bajya bahura n'abantu bakabambura nk'utuntu nk'amasakoshi bakaza bakabimbwira, mbese akisanzura akazi kambwira ati ma inzara zakuze ncira inzara, mbese mbona ko babohotse. Muri bo ubona batekereza cyane ku babyeyi babo cyangwa ubu bari mu buzima bwa hano mu rugo? Gutekereza ku babyeyi babo psychologiquement ntago byabura. Umwana hari igihe ubona yigunze ukabona ari kure pe utazi ahantu uri, wamubaza ute se uti byakugendekeye gute? Ati ntacyo. Ariko nk'umubyeyi mba nabibonye yuko bagiye kure, noneho bakambwira bati uyu munsi uraduha amafaranga. Kenshi iyo muri weekend iyo bigaho ntago umuntu abibona cyane kuko amasaha aba yegeranye ubakurikirana, kuko hari gahunda bageze mu rugo bagomba koga, bagomba kunywa igikoma, bagomba kwitegura kuryama kugira ngo ejo bazabyuke. Ariko muri weekend ni ukuvuga iminsi baba bari hano nanjye mba mpari, niwo umuntu abakurikira ukabona ko bari ahandi hantu. Ubuzima bwo mu rugo babamo rwose ukabona ni byiza, ariko ntikabura umwana aratekereza. Muri icyo gihe cyose gishize nyine nka kwa kundi tuba dutekereza tuti umwana wanjye byarebye byose sinarara ntazi aho ari. Muri icyo gihe cyose mumaze nta muntu mujya mubona hafi nyine burakurikirana ngo aba ari nk'umubyeyi we ukurikiranira hafi uko abayeho n'ubwo yaba yumva igihe cyo kumufata kitaragera? Yewe nta muntu ndabona. Rimwe ntigeze kujya gushesha imyumbati ku cyuma, ubu narambwira ngo mama Keza ngo biti, ndikanga ndamubaza ngo Keza uramuzi? Arambwira ngo Keza se wuye? Ni none se kumbwiye ngo ndi mama Keza, ni mama Keza uramuzi? Ngo yape ngo nuko nkwisanzuyeho nkavuga ngo mama Keza, ngo nta nubwo nkuzi, ngo nanjye n'ubwa mbere nkubonye. Ubwo rero icyo gihe nanjye nari mvuze nti wenda mbonye se, ariko ntabwo ariko byagenze. Byarangiye gute? Byarangiye nyine ansobanuriye ati nukuri nta hantu nkuzi, ati nivugiye mama Keza, ati kubera ko numvaga nkwisanzuyeho, ati ariko Keza simuzi, nawe sinkuzi, n'ubwa mbere nkubonye. Ubwo rero nanjye mba nkeka nkavuga nti wenda nyina w'umwana ari hafi arabizi, n'abantu baguca intege akakubwira ati ibyo byose urimo urarera abandi bantu, ati aba bana iwabo barabazi, baza aho bari babacungira hafi. Ariko ntawe ndabona nta n'uwo nkeka. Mwigeze kubikomozaho ko ku rusengero aho musengera naho mwita ku bana. Mu buzima bw'umuryango hari ubwo usanga mu bikorwa bashyize ku murongo harimo no kujya gusenga. Abana bose muri rusange bari muri ibyo bikorwa, ese babyitabira gutubona bafite inyota yo kwitabira ibikorwa bisanzwe umuryango wanyu ushyize imbere gute? Aba bana rero navuga ngo aho mbaboneye ni nko kuzuka, bagiye mu buzima bwanjye kandi binjira no mu buzima bw'Imana. Ku cyumweru tujya gusenga, ku wa gatandatu baba bagomba gushyira imyenda yabo ku murongo, ibyo bazigana kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, noneho ku wa gatandatu bagategura n'imyenda bazajyana gusenga. Baba muri Sunday school,
ndetse batangiye no kujya mu baririmbyi mu itorero mu baririmbyi b'abana bo muri Sunday School. Ku wa gatandatu nimugoroba baritegura bakajya kurepeta, ku cyumweru bakazaba bari mu itorero ririmbira abana muri Sunday School. Uyu munsi abo bana ni amahirwe kuri bo kuba bagufite, ariko uyu munsi dufite n'abandi bana bari aho, bari mu mihanda, bari mu buzima butari bwiza. Umubyeyi ufite, navuga ngo uwo muhamagaro yawe ugira ate? Ni umuhamagaro umuntu agira ngo abe marayika murinzi, cyangwa ni n'ubushake umuntu ashobora kugira ngo nawe akagenda agafasha wa mwana uri hariya? Njyewe ukuntu nabyita, kuba marayika murinzi ntabwo ari ikintu cyoroshye. Naganiriye n'abandi, iyo twahuye usanga buri wese afite challenge yakuganiriza, ariko ni ukuri aba bana bahuye n'ibintu bidasanzwe. Hari ibintu tudashobora kuvuga kuri kamera kugira ngo wenda ejo umwana atazanabyumva ngo yumve ukuntu yabayeho, ariko kuba marayika murinzi ni umuhamagaro, ntabwo ari buri wese wapfa kubishobora. Aba bana bahura n'ingorane, ugasanga hari ibintu byababayeho bigira impact zikomeye ku buzima bwabo, ku bwonko bwabo, ku mitekerereze, ku mikurire, ku myitwarire, ku buryo ntabwo ari buri wese wapfa kubishobora. Ariko n'abantu bagize ubushake babyiga, tugakumira iki cyorezo cy'abana bazerera bakiri batoya. Kandi ikigaragara ko ni benshi pe. Abana ni benshi ku muhanda, abana barababaje, abana bafite agahinda. Nk'aha hantu mwadusuye mu murenge wa Kinyinya, hari uduce usanga habamo abamama bigurisha. Abo mama bigurisha nubwo baba bari kumwe n'abana babo, ni ukuri nta education babona. Nyuma y'igihe gitoya niho usanga wa mwana ari mu muhanda, ntashobora kuziga ngo arangize ishuri, ntashobora kuzagira ubuzima bwiza. Uretse n'abo bamama bigurisha, hari n'abandi bamama batita ku bana babo, ugasanga umwana ntamwitayeho. Kugira ngo rero ibi bintu bicike, abana bareke kuzerera ku muhanda, bareke gutabwa. Ufata nk'umwana hariya mu kabuga hari isoko, akakubwira ati njye navuye Ngororero, ati nahunze papa na mama barwana, kandi ugasanga n'umwana muto. Ejo umurenge wamusubizayo akongera akagaruka. Icyo rero nashishikariza abantu, hari abana koko badafite ababyeyi bapfuye, ugasanga wa mwana sosiyete nyarwanda ntiyamwakiriye, umwana arazerera. Ni uko abantu bagira ubumuntu bagafasha, kuko nyuma y'ubu buzima bushira ntawamenya icyo umwana azaba cyo. Ese uyu munsi hano twicaye hakomanze umuntu akakubwira ati nje kureba umwana wawe, ni iki gihise kikuza mu mutwe? Aje kumureba, ndabizi ko umwana wanjye ari hano, nje kumureba. Rero umutima wanjye ni mugari. Umwana naramureze, mufata mu gihe kigoye, twaca mu nzira z'ubuyobozi, umwana nkamumuha kandi nkajya namufasha. Numva ntamurekura gutyo kuko yarangije kuba umwana wanjye. Muhagaze aho, ubutumwa wamuha ni ubuhe? Byamaze kukujyamo nk'umwana wawe, wamubwira uti umwana wanjye uzamufate gute, uzakora iki? Icyo namubwira, nabanza kumubaza impamvu yamutaye, nkamubaza nimba ya mpamvu yamutaye itazatuma n'ubundi agiye kumusubiza inyuma. Hanyuma yamara kunsubiza, ubwo igisubizo cyava aho ngaho, nkamushimira yuko agize umutima noneho wo kuza gushaka wa mwana. Ntabwo rero napfa kumumuha gutyo, kuko abana barakubwira bati ntitwaye tuzi amazina yacu bari batoya, amazina bagiye bayihabwa n'abantu benshi. Rero ntabwo napfa kumumuha gutyo, twaca mu nzira z'ubuyobozi, bakaba banafata na deni zabo bakamenya ko ari ababo. Hanyuma basanze ari ababo, bumva bifuza nababaha. Hari n'uwakubwira ati komeza umurere. Hari nk'umwana mfite wiga mu wa gatandatu wa muramukazi wanjye, isa ariho, ariko kuva yamugeza hano nawe imyaka 5 arashize ntiyigeze agaruka kumureba.
ntabwo asubiza amaso inyuma reka da ntiyigeze aza kumureba kugeza mu kizamini cya leta n'igihe wiyanditseho rezita zasohotse ku mazina yanjye ndetse n'abasaza be umwe yararangije ubu yagiye muri universite undi ari mu rugo nyine aho ngaho ho babaga undi twamujyanye ahandi hari indi famiye yamufashe nyine ubu umuntu bwaratakaye pe umuntu akagenda akaryama afite abana 4 atazi iyo bari ni ikibazo gikomeye. Hari gahunda nyinshi zashyizweho zo kurengera abana turimo kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu harimo n'iyi y'abamarayika murinzi mufasha aba bana baba batagifite kivurira. Izi gahunda uri no mu nzego z'ubuyobozi byari byose uzi amakuru yazo akugeraho iyo Imbuto Foundation yashimiye cyangwa se yahuye n'inkubito z'ikeza nk'iyo NCDA yasuye abana ibyo byose bikugeraho. Mu byakira mute kuba iki gitekerezo uwagishyizeho yaragishyizeho? Rero Marayika Murinzi namaze gusobanukirwa ko yashyizweho na Madamu His Excellence numvise areba kure kandi namushimira cyane. Ndanamushimira cyane ko yafashije benshi kuva Jenoside yarangira. Twamwumvise nk'umubyeyi yatabaye abana benshi n'ubu kuba yashyizeho rero kuba yarashyizeho gahunda y'abamarayika murinzi nuko nawe yabonaga ko bikenewe. Twamusaba gukomeza gushishikariza ababyeyi bafite umutima nk'uwe bakita ku bana. Urakoze cyane. Ni ikintu gihambaye ukomeje kuri madamu wa nyakubahwa perezida ikijyanye no kwita ku bana yagisize imbere cyane. Iyo usenga ni iki usabira abana badafite kivurira? Abana badafite kivurira iyo nsenga mbasabira ubutabazi buva mu ijuru kuko Imana nzi ko ikomeye kandi dusumbye imbaraga. Ubutabazi buva mu ijuru nkumva insenga nsaba Imana ngo abantu bose Imana ibakore ku maso kuko ibintu turimo ducamo igihugu cyacu cyaciyemo byatugizeho ingaruka nyinshi. Ari ababyeyi batabo bana iyo bagarutseho nabo usanga nta bumuntu bafite kuko ntabwo umuntu yabyara umwana umuntu yakagombye kwibaza ese bo baciye mu buhe buzima bwa buzima baciyemo rero butatumye biyakira nibwo butuma badashobora kuba n'abantu. Icyo nsaba rero Imana ni ugukomeza kugira ngo iyomore ibikomere by'abantu bose. Ushobora kuba utaranatawe uri mu muryango ariko ukazakura baguha ibidakwiye kuko nabo ntabyo bafite. Umuntu atanga icyo afite. Yego, urakoze cyane. Umuntu atanga icyo afite. Reka uyu munsi ni tariki 20 harabura iminsi 10 niba ntibeshye mukizihiza umunsi wa Marayika Murinzi. Reka mbe uwa mbere mu kubifuriza yego n'abandi bose bari hirya no hino mu gihugu ndetse n'abadukurikiye ku gitangazamakuru. Hanyuma nk'umunyamakuru mbwira ababyeyi mwese Regine, mama Regine urimo babwire nti muraba agaciro cyane kubera kwemera igitekerezo nk'iki mukemera kwakira abana batoya bari muri situation batazi uko zaje. Mbifuriza ko abo bana bazakura babahundagazaho urukundo musabane nk'ababyeyi babasabanire babe abana beza ndetse nabo bazagende bafite uwo muco wo kureba aho umwana ari bakagira ibyo byiyumviro byo kubitaho. Hanyuma abantu ndakeka abantu barenga 1000 bazaba bateraniye muri Petit Stade uwo munsi ndawubifurije. Murakoze cyane. Turi kugana ku musozo niba
hari ubutumwa mwifuza gutanga, bwafata isaha imwe, bwafata amasaha abiri, bwafata umunsi simbizi, bwafata umunota umwe cyangwa amasegonda, nabyo birashoboka. Imbamutima zanyu, igitekerezo cyanyu, ubutumwa mushaka gutanga, aka niko kanyu. Ubutumwa nshaka gutanga, ubwa mbere ndabanza gushimira mwebwe mwahagurutse cyangwa se mwashyizeho iki kinyamakuru kugira ngo muvugire abana barugarijwe, umuryango urugarijwe. Kuba mwarahagurutse rero mukavugira abana, nababwira ngo Imana ibahe umugisha kandi ijwi ryanyu ntirizazime, rizakomeze rirangurure. Iyo usomye usanga atari twe gusa, usanga n'ahandi byaragiye biba, ariko noneho twibereye iwacu mugahaguruka nka gutya mukavugira abana, kuri Imana ibahe umugisha kandi izabagure kurushaho. Ubutumwa bwa kabiri rero ndi butange, ndabuha ababyeyi biyamura abana babo, mbabwira ngo ikintu cyose wacamo cyagukomerera ntabwo wakwiyambura umwana. Nababwira ngo bazajye bahangana nabyo. Ejo bundi kuwa mbere naciye ku mumama bari bafashe ataye umwana agiye kumwiyambura. Ndamubwira nti waza ugakomanga hano iwanjye ukambwira uti ndaburaye, mfunguriramo umwana, ariko ntiwamujugunya kuko ntabwo ubuzi icyo azaba cyo. Abantu rero bakagombye gukomera ku bana bakabarera. Niba wiyemeje kubyara, wiyemeze no kuba umubyeyi. Ubundi butumwa natanga nabuha urubyiruko, kuko urubyiruko rwishoye mu busambanyi ku rwego rwo hejuru, ni nazo ngaruka kuko babyara batagejeje igihe, badafite imyaka yo kurera, ugasanga umwana aramujugunye, wa mwana akabaho ubuzima bubi, akaba abaye umutwaro ku gihugu ndetse aranishe, kuko iyo ubyaye umwana ukamuta ni nko kumwica. Ndumva rero nakavuze ibintu byinshi, ariko nsoza ndashimira Leta y'u Rwanda idahwema gutekereza ku muntu muri rusange, cyane cyane n'abana. Niba barashyizeho NCDA akarere ka Gasabo ndetse no mu yindi mirenge ndumva ihari, bakaba bamenya ubuzima bw'abo bana. N'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana. Ni ukuri turabashimira, barebye kure, bazongere imikorere, ishami ryaguke, bagere ku bana bose. Hari abana benshi bakeneye kujya mu miryango. Ababyeyi rero cyangwa se umuryango nyarwanda, ni ukuri bagarura ubumuntu. Nagaruka mu rwego rwo gusenga. Umuntu atekereje ahantu Imana yamukuye ntabwo yarya wenyine, yajya atekereza akavuga ati byibuze ndarengera umwana uyu n'uyu. Niyo yafata umwe, undi nawe agafata umwe, ntabwo aba bana bandagaye hanze twababona. Murakoze cyane. Murakoze.